ndetse no guhereza icubahiro abasirikari batanze ubuzima bwabo buri wese. Ndetse ibi turi gukora ntabwo wabigereranya n'ibyo abasirikari baduza arasa na Martin. Mbibutse uwo twari tuzi yuko ari Arjun, dusanze ari Martin we ubwe ari bari kuvugana ari Arjun, nyamara ari kuvugana na Martin. Bivuze ko nawe ukuriye ikigo gishinzwe gukora ibyo ugomba kumenya neza yuko zigomba kugira izina. Ni amagambo y'umugabo bari atandukanye yose yawe ari mu gihugu cy'Ubuhinde. Nindo prana tegyo business kandi uzi neza yuko iyi business iri gukora ndahandi ganisha uretse kumfuza abaturage batandukanye. Foreign countries ali uri murazana imiti yangiritse, imiti itujuje ubuziranenge, expiry agi dustbin abanyamahanga batagikoresha, akiro medicines tani in India tagomando ukayizana mu gihugu cy'Ubuhinde ubinyujije muri kampani yawe, balaki market warangiza ukabishira ku soko ukabigurisha. support ಮಾಡಬೇಕಾ? None uri munambwira ngo ningu yabaye wahaye undi mwofisiye utari nje ruswa byibuze wende yari kugufasha. Chiwa ulsakelo Ariko wayobye uri guha ruswa njewe meze ng'umudokta ukomeye cyane ushinzwe gutabara ubuzima bw'abaturage. Wayobye nda kintu na kimwe nagufasha. ಇದರಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತು? Wabuze umusaruro uva muri ibi ngibi uri gukora ibi byo gukwirakwiza imiti itujuje ubuziranenge. Abana benshi bagira ikibazo cyo kutabona, depression, stroke, cancer. Abandi bagahura na stroke, abandi bagahura na kanseri, abandi bakarwara umutima, abandi bakarwara impyiko n'ibindi bitandukanye. 10 to 14% 14% by'ingo cyangwa se by'abantu bubatse mu gihugu cy'Ubuhinde bakunda kubura urubyaro bitewe n'iyi miti yawe. Ndetse niyo bagize amahirwe bakibaruka umwe, bivuga yuko igihe cyose nafashe ibintu bitemewe n'amategeko mu ngingo y'ijana na mirongo 35 ngomba kugufata nkakujana imbere y'ubucamanza cyangwa se imbere y'urukiko bakagukatira imyaka 7 ndetse na business yawe bagahita bayifunga ikintu kimwe. Kabone nubwo waba utiteguye gukoresha ikaramu yawe ngo unsenyere kubyo ndi kugusaba. Menya neza yuko muri iyi leta yacu harimo abayobozi barenga 1000 biteguye kuba bafata ikaramu yabo bakansenyera business yanjye gakomeza ndetse n'ibicuruzwa byanje bikava hano. Saura pennalla were kuvuga ngo amakaramu 1000 saura ganja ahubwo manza uvuge ngo kabone nubwo wazana indwaro 1000 containers 1 inch kodala nda container nimwe uzakura hano akanabusubiza inyuma ngabutwara. We my permission ship ndagwaye uburenganzira nda bwato bwava hano ubyumve neza ndetse wihaye no kuroba ifi imwe yonyine. Wabona turashaka kukubwiza ukuri mukamenya yuko impfu z'abantu 20 zose zabaye ntabwo zakozwe n'uyu mugabo bita Arjun, ahubwo zakozwe n'undi mugabo bita Martin. Martin uwo mugabo ni ugerageza kwisanisha n'uyu musore wacu bise Arjun kugira ngo tubagaragarize yuko Arjun ndetse na Martin batandukanye. Doctor's report held hari raporo hano dushaka ngo mumanze murebe. Urabona yuko mu gituza cy'umugabo bise Martin yararashwe, hari ingovu y'isasu yarashwe, ariko mu gituza cha Arjun ntabwo yigeze araswa. Batugaruye uyu munsi mbibutse uyu musore wacu bise Arjun aracyari muri patage ngo nukuri kwitwaza ngo ni ngwereze kontineri umbereze umukobonye. Wowe icyo ushaka nukugira ngo iyi miti itujuje ubuziranenge uyitwike uyirimbure ndetse ukaba wifuza no gutabara ubuzima bw'umukunzi wawe. Mugabo wese uri gukora ibitemewe n'amategeko n'uyu mugabo uri ko imbere yacu si nibyo gusa hari nabo yahuje nabo ibiganza bagambari mu gihugu cya Pakistan. Kumbe sasa uyu musore bari kumubwira ngo Martin ari mu gihugu cya Pakistan, nabwo bamujanyeyo bari kugira ngo aje guhangana na Martin. Martin ninde? Who is Martin? Bas komi number 1 banyita mudasobwa magasobanuye. Bye, ndabakunda cyane. Kabiri kimara kuza nzahita nyibahereza. Silent attack maro saitan antare imigla anta elru baya bildare ongera ugakozemo ongera ugakoremo urasaga nimero yanjye ara boss gaba video yanjye urabona nimero yanjye nyine bigaragara ko ukiri mushyashya nturamenye iyo biva niyo bijya birumvikana. urabona rwo ni gukiza uzagenda ubimanya gake gake ujya uza kenshi. nk'ubu ngubu nuko ndi busy
uze kuza nimugoroba nkwigishe ninjoro uze kuza sibyo uze kuza ninjoro nkwigishe sibyo yagiye kureba okay umuhoza account yawe niba uri kwishyiramo ntikunde kandi kabigihari bivuga ngo uyicokoje ntabwo arayihindura ibintu byose kandi umuhoza nkubaza akantu gato uri kunyumva nkubaza kandi kantu gato uri kunyumva Uye kugwara iki ndi buze kugaruka nimugoroba sawa umuhoza uri kunyumva manete wakayiwe cyangwa amuripotingi Hello. Hi. Morning. I'm almost. I'm going to be. I'm going to reach there. I'm in the way. But I'm yeah. Oh, okay. I'm not yet. Okay. Umuhoza rukunyumva? Yeah. Wigeze hari nimero ufungura account yawe nimero ya telefone wayifunguje ni yawe ijwi muhoza wongera ijwi ntago nkumva hatashwe ntabwo uri kumvikana ngera ijwi ufite network neza tubaha imyirondoro gusa ntabwo basinze ibyo bashyiraho amaye imyirondoro gusa nimero yakoresheje hano muri ripotingi ariko abaye ari we nakumirwa ni gute atari we kubera ko njye nasacinze mbona akawunti yanjye iri muri telefone ya Infinix G1 G11 uri kumva ahubwo ayiri usuzi ko nacyagiye nkikoresha ya ankute aho umwana yajyagamo yayijyamo ngewe nyirimo nkahita amanuka ayirimo ntabwo arayivamo noneho akawunti ariyo iri muri telefone irimo imeri yanjye ikaba kujya muri telefone yanjye telefone yayifunguyemo niyo ngiyo nubwo afunguye yasiye muri telefone yawe ayirimo niyo mpamvu kubasha kuyijyamo kuko ngiye cyagiye wa mwana nkoresha akawunti yiwe yajyagamo nkahita amanuka n'abandi gotinga ariko ngenda muripotinga kuri TikTok uramuripotinga ubigenza gute uca he nyerega nta n'imeri mfite nicyo kibazo iyo mpamvu mfite imeri nari kuripotinga kuri TikTok yanjye nta kintu kirimo ni nko kwa kundi nk'umwana ari kuvuga ngo akawunti ye mfite aka TikTok nari mfite mbere natarabimenya niko kari guhita kiyiziramo none sinaguze ukuntu baripotinga umuntu kuri TikTok n'iyi ngiyi se iyi ngiyi iri mu yindi telefone nta kibazo rero iyo ngiyi impamvu uri kubikora bikanga ayirimo nyine baripotinga gute kuri TikTok ahantu handitse sigikoresha WhatsApp hajya ngo nze kubafata screenshot makoherereza iyi WhatsApp ndayifite iriho kuri iyi ngiyi turi kuvugana nayishuje WhatsApp y'inyarwanda ndaza kubafata screenshot hamandikemo ikibazo ufite bahita bagusubiza ukavuga n'uburyo ki wayibuze bahita bo bayibona bakayigusubiza we bakayimukuraho ari n'igihe biba ngombwa bakamuboroka waba unkoreye kubera ko none se wenda basi amakuru nayajyane nta kintu bimbwiye akanzu kuko nanayakoresha urumva araba ari kuzamura akawunti yanjye nta kintu biba bimbwiye ko n'ubundi nari kuyatanga
sozi ko ejo wanyandikiye ngo ntabwo naje kuri bidi yawe. Ubwo rero nari nabonye hari umuntu wari wampaye amafaranga, ndavuga ati reka ngure amakoyini nze nuhostinga nze kukuburesinga, ariko nengeye kubanza ngo ndebe kubera ko yari nshyashya nibwo ari cyuzuza 100, nengeye kuyirizamura ngo ndebe kwihostinga. Umva kuva ku kanya mpita nyibura. Mama nijoro reka nawe iminsi 2 amasaha 24 none nafite murare n'umuntu waraye ufite murara wajyana ibyo uri kukazamo nk'uko abantu bakarayemo naraye ukubibona. Mbona waramenye ahubwo iyo waguhaye kujya kuryama birakugora, kuryama bikanga ukabura n'ibitotsi ureba ukuntu aba yadufeze yashyizemo ayibani kugira ngo tutabona yuko ameze afite amaso yatukuye. wapa amaso ntajya atukura ntajya atukura na rimwe. Kariza welcome. wagira ngo neza nibwo ukiza mu kazi we. Imana yaduhereye Sinabite. sawa Ebo. izi gihe naguhamagariye se ubwo ntiwanyumvaga Abdu? Nakumvishe. None wanyumvaga ukanyihorera? Oye nahise nkuhurura byose kugira ngo areke ko ndi kukumva. Waramutse utese? Meze neza nta kibazo. Kandi namwe ndabasuhuje. Natwe turagusabye na Gilbert, Mr. Jaja, tuyubahe mwese n'abaramukije. Asante kabisa. Bakwikirije. Ina cyiza na rimwe bagiwe. Mr. Abdu. Meze neza. Meze neza. Banze flowing abo abyukanya amabisi. Hangase mumeze karibu njye nyihagera. Natwe nyine tubyutse twitabira muganga. Umeze neza turashima Abdu. No? Turashima Imana umeze neza. Abarwaye imiti wayibahaye neza nawe? Abana kabisa ntacyo bamburanye. Guys, mutapinge, musharinge, mutangire amagift ariko. Tangana tugift blessing nibwo biri bushyuhe. Wabona nka muganga abyutse muri iki gitondo ukabona nkubisi nk'akanini hati cyangwa hari umuntu wambesha umutima. Hari umuntu wambesha umutima arembe byagiye. Ego umuntu ubesha muganga ko aba yibwiye nabi. nawe uzamubeshya imiti. Umuntu ubesha muganga aba yigiriye nabi. Muganga arenzaho ariko burya abaganga batanga icyizere. Nera cyane nk'abamutse. Ntabwo kutabwiye urumva ari kumwe.
makosa. Halo? Sinamukaye ngiye kuza gusura abarwayi Kibagabaga. igisubizo barakibaye igisubizo bahise bagihe umuntu wamaze agahunga niwe wampaye igisubizo atarushye karimu mvuyemo ariko nyine karimu ntahari nuhagere